Yesu ashimwe mwene data, dushimiye Imana ko tugiye kumvira hamwe ijambo ry'Imana. Ni ubutumwa bwizwe bwanditswe na Yohana bwa Yesu Kristo, niho tugiye kumvira ijambo ry'umunsi wa none. Tugiye kumva uburyo Yesu Kristo yakijije umuntu. Tugiye kumvira hamwe uburyo Yesu Kristo yarokoye ubuzima bw'umuntu. Burya iyo umuntu atari kureba ashobora kugwa mu rwobo, wavunika, wamugara. Wari ufite ikibazo cy'uko urugingo rwawe rumwe cyangwa se ingingo ebyiri, amaso n'abiri ntiyarebaga. None uguye mu rwobo wavunika akaboko, wavunika akaguru cyangwa umugongo ugacikamo. Ariko noneho tugiye kumvira hamwe uburyo Yesu Kristo ashobora gukora igitangaza kimwe kugira ngo n'ibindi bizagende neza. Icyo nicyo nkundira Yesu rero, agukorera igitangaza kimwe. Ashobora kuguhereza umurimo hakavamo iterambere, ukubaka urugo, ugatunganirwa, kandi ni kimwe gusa bakoze. ushobora kugenda wari ufite icyifuzo cy'uko ushaka ubucuruzi, ni botike, ni kenkayeri cyangwa se n'ibindi wakora byaguhesha umugisha. Ariko kuko Imana iba itaraca inzira, nta byiringiro uba ufite. Ariko Yesu aramutse akoze igitangaza kimwe gusa, byagenda neza. Ikibikurikiye byose n'ikibyihishe inyuma ni ibyiringiro byo mu mutima wawe, ibyiringiro byo mu buzima bwawe, nibyo byaguhesha uwo mugisha. Iyo turi kubivuga wumva nta reme bifite, ariko uyu munsi ubihereze ireme yuko Yesu Kristo wenyine gusa yagukoreye igitangaza kimwe, ibitangaza 10 byose bikikora. Ibitangaza byinshi bikagenda bijya mu buryo kuguhumura amaso gusa, kugukora ku maso ukabona yuko wagenda urugendo ukabona akazi, wagenda urugendo nawe ukubaka. Yagukorera igitangaza, nta mahoro wari ufite, amahoro akaboneka mu rugo, bikagenda neza, abana bakiga. Igitangaza kimwe gusa cy'uko wabona amafaranga ukishyura minerivare y'abana bakiga bakazagera hanze, kandi akoze igitangaza kimwe gusa. Yesu akora igitangaza kimwe gusa ku buzima bwawe, ibive mu byiringiro, urabona ineza y'Imana. Ubutumwa bwiza bwa Yohana, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana, ibice 9 umurongo wa 6 aravuga ngo, amaze kuvuga atyo acira amacandwe hasi, ayatobesha kondo, akamusiga ku maso, aramubwira ati, genda wiyuhagire udendeze igisiro wawe. Icyo ni kimwe. Hasobanurwa ngo yaratumwe. Kabiri, nuko aragenda ariyuhagira, agaruka yahumutse. Yagarutse afite ishimwe, yagarutse igisubizo cyabonetse, yagarutse abantu batangiye kuvuga andi magambo, bitewe n'uko Yesu Kristo yarakoze igitangaza kimwe gituma abantu bavuga. Yesu agukorera ikintu gituma abantu bavuga. Yesu Kristo agukorera ikintu gituma abantu batangara. Yesu Kristo agukorera ikintu kiratuma nawe ubuzima bwawe bwose uzajya upfuka mu mushima, uri kuvuga ngo nanjye Yesu yangiriye neza. Akimara kugaruka ngo nuko aragenda ariyuhagira, agaruka yahumutse. Abaturanyi be n'abamubonaga kera ahora asabiriza barabazanya bati, uyu si we wicaraga asabiriza? Kuko babonye atwaye imodoka, kuko babonye yicaye mu modoka, kuko babonye yaraguze umurimo, kuko babonye yarubatse etaje, kuko babonye hari iterambere ryaje ku buzima bwe, baratangira barabazanya ngo si wa wundi wari urwaye umugongo warakize? Izere ko uwo mugongo wawe wakira, izere ko hepatite B yakira, umwijima ndetse n'izindi ndwara zose zo mu nda. Izere ko umutima wawe wakira. Fata ku mutima wawe, Yesu Kristo agiye kuwukiza. Fata ku ndwara urwaye, niba ari umutwe wanze gukira, fata ku mutwe wawe. Niba wari ufite ikibazo cy'amaso, fata ku maso yawe. Niba wari ufite ikibazo cy'ubuhumekero, waguhoraga urwara amagripe adashira, ufata ku mazuru. Niba wari ufite ikibazo cy'amenyo, niba wari ufite ikibazo cy'uko ubuzima bwawe butagendaga neza, ongera ugire ibindi byiringiro. Fata aho ngaho ari kukubabaza, ni ukuri tekereza aho ngaho wari ufite ikibazo, tekereza ku mahoro wari warabuze, tekereza ukuntu abantu bakuvugaga, tekereza ukuntu abantu bakwitiranyaga, tekereza ukuntu abantu bakuvumaga. Kumva uri umunyamugisha, nawe Yesu arakwibutse. Enda wiyuhagire mu maraso ya Kristo. Aho ngaho hitwa Isirowamu, niho Yesu ari. Aho ngaho iwawe
iwawe, Yesu arahari mu rugo rwawe, mu kazi kawe, mu buzima bwe bwa buri munsi. Abaturanyi be n'abamubonaga kera ahora asabiriza barabazanya bati, uyu si we wicaraga asabiriza? Nawe uzababwira ati, ni njyewe, none Yesu yangiriye neza. Nuko bamwe bati niwe, abandi batasa nawe, icyakora asa nawe. Nawe arabasubiza ati, ni njyewe, mwari muzi, Yesu yaranyibutse, yangiriye neza. Baramubaza bati, mbese wahumutse ute? Arabasubiza ati, wa muntu witwa Yesu yatobye akondo akasiga ku maso, arambwira ati, jya i Silowamu wiyuhagire. Nuko ndagenda ndiyuhagira, ndahumuka. Baramubaza bati, ari hehe? Ati, simbizi. Kumbe Yesu yari yicaye mu rusengero, kuko ajya kumuhumura ntiyahise amubona. We yamukoze ku maso ntiyahumuka, aramubwira, genda wiyuhagire mu kidendezi. Kuko we Yesu Kristo afite ubushobozi bwo kumukora ku maso agahita areba. Icyatumye atemera ko ahita areba, harubwo ngo imbaraga z'Imana zigaragarire muri we. Kuko uzamutse ruguru ku bice 9 ku murongo wa 3 ari kuvuga ngo, Yesu arabasubiza ati, uyu nta cyaha yakoze cyangwa ababyeyi be, ahubwo bari bazi ko icyatumye adahumuka ko ari icyaha cy'ababyeyi be. Yesu arambwira abasubiza ngo ni ukuri, ngo ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Ngo ngwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri kare, hakiri ku manywa, bugiye kwira ni igihe umuntu atakibasha gukora. Yesu yakoze ku mugaragaro, akora ku manywa, akiza abantu, akiza indwara, akiza n'abantu bafite ubumuga bw'ibisazi. Nuko Yesu agenda akiza indwara nyinshi, aragenda arwanira abantu benshi, aragenda afasha abantu benshi. Wari ufite ikibazo cyo kutarya, yabagaburiye amafi abaha n'imitsima. Yesu yakoze imirimo myinshi hakiri kare, hakiri ku manywa. Abantu baratangira barabazanya, mbe uriya ntitwari tumuzi, ntiyahoraga yiruka mu muhanda? Abandi bakabazanya bati, mbese uriya ntiyararwaye indwara yamukubitaga hasi? Yesu aragenda akora deliverance. Yesu agiye gukora igitangaza ku buryo abantu bazabibona bagatangira bakabazanya ngo mbese uriya niwe cyangwa se. Nawe uzababwira ati, ni njyewe. Haleluya! Yesu arashoboye. Yesu yageze kwa Yayiro birahinduka. Yakoze ku kiriba cy'umupfakazi, yari afite umwana umwe gusa w'ikinege, yapfuye. Abantu bari kurira, ariko ataramarira. Arangije agikozeho, wa mwana arazuka, mama we asubira. Nawe Yesu ibyo byarapfe abizura. Ibyo babonaga ko bitakongera kuba bizima arabizura. Ni ubucuruzi. Naho wari utuye, hature mu izina rya Yesu, kuko icyaguteraga ubwoba kivuyeho. Niba ari indwara zo warwariraga aho utuye, Yesu azikuyeho. Ntihongere kugira ubwoba, ntihongere kwiheba, ntihongere kwiganyira. Wewe umwegere gusa, umwiringire, ari bukore igitangaza ku buzima bwawe. Ese ibyiringiro byawe biragarutse? Akoze ikintu kimwe gusa, ibintu 10 birakoreka. Agukoreye andika invitation, ukoreshe mariage. Amafaranga azizana, inshuti zizizana, abantu bazizana, umuryango uzaza, abaturanyi bazaza. Ikintu kimwe gusa Yesu agiye gukora ku buzima bwawe kirahindura ubuzima. Ajya aduhisha, akaguhereza ubuzima. Abantu ntibamenye ko ubayeho mu buzima bwe bwa buri munsi. Ushobora kuba ari warize ugatsindwa, ejo ukomeza gukora examen ugatsindwa, ariko uyu munsi wa none genda ukore aravivuye nabone diplome. Genda ukore icya leta ugitsinde mu izina rya Yesu Kristo. Ngo no kwizera ni Yesu wenyine gusa akoze imirimo n'ibitangaza ku buzima bwawe. Reka dusenge. Mwami Yesu, Mwana w'intama w'Imana, nuko ari ikintu kimwe harakoreka byinshi. Nuko izi ndwara mbi harakira nyinshi. Nugenderera u Rwanda ruragira amahoro n'imipaka idukikije. Aba bene data bose bazumvira ijambo, ubahungisha